Halo bakunzi ba Humura TV show, mwiriwe muraho mwaramutse. Yambi ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, ndizera ko amahoro y'Imana abane namwe. Ndabayambiriye cyane, ndabakunda cyane, nishimiye kubana namwe nanone kuri uno mwanya. Ndaje nzanye ya ntaro nkuko tubimenyere, tumaze kubimenyera yuko buriya ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga ubugingo. Ubu rero ndaje kugira ngo dusomane ijambo ry'Imana. Hari indirimbo ivuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni, wowe ntumeze nk'abantu ibyo bavuze. Imana ntimeze nk'abantu bicuza ibyo bavuze. Niba uri aho ngaho ukaba ujya wiringira abantu, ukaba ujya ubahanga amaso, ukaba ujya uvuga uti njyewe muri event kanaka azakora ibi, uyu nguyu nzamuha ibi, mukuru wanjye akora ibi, anka akora ibi, tonta akora ibi, tanta akora ibi. Wenda mu gihe bahari hari n'ababa batabafite ibyo, ntabwo tubyirengagiza. Inshuti zanjye wenda zizakora ibi. Hari igihe uba udafite na famiye ariko ufite n'inshuti kamwe, muvuga uti iyi nshuti ndamwizeye kuri iki kintu, azankorera ibi ngibi kandi azabikora neza. Ubwo rero nkuzaniye ijambo ry'Imana kugira ngo ejo utaziringira umuntu akagukoza isoni, ugatekereza yuko uwo muntu ari umwanzi wawe, cyangwa ari umugome, cyangwa ari umuntu utishimiye ibirori byawe. Nkuzaniye ijambo ry'Imana cyane cyane wowe w'umukristo, ukaba uzi inzira y'Imana n'ukuntu Imana igenda. Hari ijambo hano nazanye ya Bibiliya, riri muri Zaburi ya 24. Duhere ku murongo waho wa imbere. Haravuga ngo uhoraho ni wowe umutima wanjye urangamiye, ni wowe niringiye Mana yanjye. Ndakwiragije sinzakorwa n'ikimwaro, n'abanzi banjye ntibazanyishimeho. Ntihakagire n'umwe mu bakwiringira ukorwa n'ikimwaro, ahubwo abaguhemukaho nta mpamvu bazaba ari bo bakorwa n'isoni. Niba ufite ikibazo kikaba kitakoroheye, kikaba kigukomereye, yego nyine na tante wamubwira mu gihe ahari, nawe ushobora kumubwira, ariko babwira utabiringiye, wibahanga amaso, wibabwira nk'umuntu wumva yuko ubatezeho amakiriro, kubera ko bariya abantu baguhinduka isi ikakwizengurukiraho, baguhinduka ukumirwa, baguhinduka ukabarakarira, baguhinduka ukabanga. Ariko niba usenga, dore ijambo ry'Imana, banza mbere na mbere ubwire Imana ngo uhoraho ni wowe umutima wanjye urangamiye. Kurangamira ni nko gutumbira, ni wowe umutima wanjye ureba. Mbere yuko mbibwira kanaka, ni wowe umutima wanjye ureba, ni wowe umutima wanjye urangamiye, ni wowe niringiye Mana yanjye. Buriya kwiringira umwana w'umuntu ni ibintu nyine bibaho bitewe n'ubushobozi muziho, bitewe n'uko ubuzi, bibaho rwose, bitewe n'ubukira afite n'ukuntu ameze, bibaho. Ushobora kumwiringira ukavuga uti iyi event izatwara wenda $5 million, kuri uriya ni nk'agatonyanga mu nyanja, ukamwiringira rwose. Ariko buriya utwo $2 million wita dukeya, hari igihe aba ari na duke pe. Ariko kubera yuko kwiringira umwana w'umuntu bijya biburizwamo bigata agaciro pe, ugasanga nta kintu akumariye, kandi ntabwo ari umwanzi wawe, ni umuntu ugukunda. Ariko kubera yuko nyine atari mu gihe cyo kuba yakora pe, ntakore. Ubwo rero kwiringira ubundi uhoraho, mwiringire ku manywa, umwiringire nijoro, umwiringire uryamye, umwiringire ubyutse, umwiringire ukize, umwiringire ukennye, umwiringire ufite ubutunzi, umwiringire utabufite, umwiringire ufite event wenda gukora, umwiringire uri muzima, umwiringire urwaye, umwiringire wagize ibyago. Noneho abo bantu, abo bavandimwe bacu bandi n'ababyeyi n'inshuti,
baze ku mwanya w'inyuma. Ariko mbere na mbere dore ijambo ritubwiye umuntu utazagukoza isoni utazagutenguha muri iyi si y'ababaho, muri iyi si imeze gutya, umuntu utazagutenguha ni Uwiteka. Twagiye tubona ubuhamya bw'abantu bagiye biringira abandi, akiringira abantu pe Imana akasa nk'uyishyize ku ruhande. Erega hariho n'igihe n'abo bantu banabigusezeranya, akagusezeranya akubwira ati ahangaha nzahagaragara, ariko hari igihe akubwira ati nzahagaragara, finally ntahagaragara. None se uzamurega he? Nta masezerano muba mufitanye, ntibiri mu nshingano ze kuba yagufasha, nta kintu na kimwe. Ariko uyu mugabo Uwiteka niwe muntu utagutererana, utagukoza isoni, utaguteza abantu, utabwira ngo cyagiye ko twari twavuganye bwo ahita hariya niko wambwiye. Imana ntiyibagirwa, ntikiranirwa, ntibeshya, ni inyembaraga, ni inyembabazi. Niyo yonyine wiringira ukumva ko wiringiye ikintu gifatika. Niyo ushyiraho umutima ukumva umutima wawe uri ahantu hakomeye kandi heza. Rero ibindi byose ni ku musenyi. Wubatse ku Uwiteka ntacyo waba, ntushobora guhungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko uzi yuko buriya umwana w'umuntu iyo akubabaje, agukomerekeje, biba bigoye yuko wakongera ukamusubiza, ukamugarurira umutima. Turabafite bagiye batubabaza, baturakaza, kandi natwe ntituri shyashya, ntituri abamarayika, natwe hari abo twababaje. Hari igihe turirimba ngo abiringira abantu barabahemukira, ukibagirwa yuko nawe uri umwana w'umuntu. Nawe hariho igihe hari uwo wenda waba bitaragenze neza, ariko dore utazahemuka ni Imana yo mu ijuru. Niyo ifite ubutware n'ubushobozi, niyo iguha umwuzuro w'amasezerano kandi ikayasohoza. Niyo ikubwira iti mwana wanjye nzagukorera imyaka yabo ingahe, ikabikora. Ariko umwana w'umuntu arakubwira, uramubwira uti mfite ubukwe mu mezi 5 ari imbere, akubwira ati nta kibazo, imodoka zose nzaziguha cyangwa iki. Ariko bwa buri hafi kuba wamwibza akubwira ati mana we, zimwe zakoze agisida, izindi narazikodesheje, nyine akaguha impamvu. Ugasanga ya masezerano yose yaguhaye nta na rimwe agusohoreje. Ni umuntu nyine, ubushobozi bwe bugarukira ku muntu, ntabwo ashoboye byose. Hari igihe anabikubwira ari byo cyangwa atari byo. Ariko nshuti zanjye, kwiringira Uwiteka bifite umumaro kurusha kwiringira abakomeye. Iri jambo rero ndibasubiriremo, riri muri Zaburi ibice 24 umurongo waho wa mbere ugakomeza ukagera kuri uyu wa 3. Birahagije, niwo twasoma. Imana ibaha umugisha. Niba ubyumvishe, Imana ikugirire neza. Ukuboko kwiza kw'Imana niko nkwifurije, gutabarwa kuva mu ijuru, kuva i Siyoni, aba ariko kukugeraho. Ibyo wibwira n'ibyo usaba n'ibyo utekereza n'ibyo bagusezeranya, jya ubishyira mu gateganyo, ariko wiringire Imana kandi wizere ijambo ryayo. Ndabakunda rero nshuti zanjye, bakunzi ba Humura TV Show. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Imvura inyagire hano aho mpagaze, ariko amahoro y'Imana abane namwe. Bwiza bw'Imana bubabeho. Ndababwiye nti bye, naho ubutaha. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like, share and comment. Ndabakunda cyane. Bye.